Filime yacu uyu munsi tuyitangiranye n'abanyeshuri bo muri university. Barakwereka umwarimu hano yari arimo kugenda abaha ikizamini, aciye ku wa mbere amuha ikizamini ndetse amafaranga aramucika agwa hasi. Barakwereka umusore aha ngaha yacunze neza ngo niba mwarimu wabo atamubonye, arangije ahita afata shikarete ashyira munsi y'inkweto, ahita akandagira ya mafaranga ubundi ayakurayo. Umusore aha ngaha amafaranga yahise ayicarira ndetse yigira nkaho nta cyabaye, naho mwarimu wabo atari we uyataye. Barakwereka mwarimu hano yasoje bose kubaha impapuro z'ibizami, gusa mu kuza aho ngaho agiye kwicara ikirahure kiba kiramucitse kikubita hasi. Arangije ahamagara umwe mu basore bari aho ngaho ati Arihando, ati vayo wowe tujyane, ati rwose ujye kunzanira bucket ndi buze gushyiramo ibi birahure bimenetse hano. Barakwereka umusore barajyanye, gusa tubonye uyu mwarimu wabo ataye amafaranga, umwe mu basore bari biciye imbere akayatoragura. Kumbe amafaranga bigaragara yuko uyu mwarimu atigeza ayata, ahubwo ari kuyatega ku bushake bwe. Barakwereka yaje hano muri bucket abanza yashyiramo amafaranga, arangije abwira umwe mu basore bari bazanye hano ati nzanira irandobo iri hariya tujye gushyiramo rwose biriya birahure bimenetse hariya, ati ubundi tujye kubijugunya. Umusore yaje hano arebye indobo agiye kumushyira asangamo amafaranga, arangije ahita atungurwa cyane ndetse acunga niba nta muntu n'umwe wigeze umubona ngo amafaranga ayabike. Sinzi niba wowe ari wowe hano rwose amafaranga wayasubiza. Mukurikire akantu ko kandi muri buze kugenda musobanukirwa ese kubera iki uyu mwarimu arimo gutega abanyeshuri be amafaranga. Barakwereka hano rwose yaje gutoragura ibirahure byari byagiye bimenagurika aho ngaho, ndetse barakwereka wa musore yazanye indobo habe no kumubaza ati se nta mafaranga wigeze uta. Barakwereka muri ako kanya abanyeshuri yari arimo kugenda rwose ababwira ati mugire vuba, ati ndetse mugende muzana impapuro zanyu. Barakwereka hano uyu mukobwa yaje gufata umwe mu mpapuro z'ibizamini yakoze, ndetse mu gufungura nawe asangamo amafaranga, ahita yigira nkaho nta cyabaye, ahita urupapuro rwe arutwara ari gukorera ikindi kizamini, ndetse ya mafaranga yakuramo arayahisha ngira ngo namwe murabyirebera. Umwarimu arangije ababwira ati rero hasigaye igihe gitoya, ati ikindi kandi ngira ngo murabizi neza yuko uko mwese muri gukora iki kizamini, ati hari buze kuvamo umuntu umwe utsinda, ntabwo nkeneye babiri cyangwa se barengaho, ati niyo mpamvu rwose uyu mwaka hano muri iri shuri hazagraduatinga umuntu umwe wenyine wumve. Barakwereka umwarimu rwose yahise avuga ati rero inze kuva hanze mwese mwasoje ibizamini byanyu. Abanyeshuri sasa iki ngiki ni cyagihe baba babonye akanya kuko baba bakopera. Barakwereka muri bo hano hari uwari ufite telefoni ndetse atangira gufotora yereka mugenzi we. Hano rwose banabaza za chat GPT. Barakwereka umukobwa uri hano rwose wa wundi wabitse amafaranga yabajije undi mugenzi uri hano ati we Maria, ati wambwiye ibisubizo. Maria hano rwose aramuhisha, bigaragara yuko we atari mu bikundi byayo byo gukopezanya. Harimo wabo muri ako kanya naje aravuga ati ariko se iminota nabahaye ntabwo yarangira, ati rwose ntabwo ndi buze kuvuga inshuro nyinshi, ati mugire mutange ndakeka iminota nabahaye yabarangiriyeho. Ati ngira ngo kandi mwabyumvise neza yuko nababwiye ko hano hagomba kuzagraduatinga umuntu umwe wenyine, ati rwose ntabwo ari babiri cyangwa se abarengaho. Ati murabizi yuko rwose dukeneye umuntu umwe ndetse ari nawe ufite umwanya w'akazi. Barakwereka bose bazanye impapuro zabo hano, ndetse mwarimu yitegereza wa mukobwa rwose haye amafaranga mu rupapuro uburyo nta kintu yigeze avuga. Twabonye yuko uyu mwarimu ari we uri kubatega amafaranga, gusa muri ako kanya barakwereka wa mukobwa ngo ni Maria wanze gukopezanya n'abandi, bigaragara yuko we kubera no kubyikorana byamukomereye yasigayemo hano mu ishuri. Harimo arangije amubaza ati Maria, wowe kudatanga urupapuro rwawe hamwe n'abandi byagenze bite? Umukobwa arangije avuga ati ariko mwarimu nubwo rwose wihutishije amasaha, ati ntabwo amasaha ari ku kizamini yari yageze, ati ngewe rero nari nyikora ikizami cyanjye. Mwarimu hano byaramutunguye avuga ati iki ubanza yarabizi yuko kubera yuko yagiye hanze abanyeshuri bari buze guhita bakopera vuba vuba bagasoza. Mwarimu yaraje asanga umukobwa rwose hano byose ari kubisubiza gake gake. Arangije amubaza ati none se kubera iki ukiri aha ngaha, ati ni wakabaye wasozanije n'abandi, ati ntabwo wakabaye ukirimo gukora, ati none se abandi babikuye he niba bose bahise basoza akaba ari we wenyine usigaramo. Umukobwa arangije avuga ati ngewe ntabwo nzi abandi aho babikuye, ati ariko ngiye rwose mba ngomba gukora ibintu byanjye nuje, ikindi kandi mba ndi gucunga ku masaha. Wumve umukobwa yanze no gutanga bagenzi be avuge yuko bakopeye.
hanyuma arangije aramubwira ati rero nuze gufata igihe kinini, ati nawe rwose nuze kurenza ayo masaha ari ku kizami. Umukobwa arangije avuga ati humura rwose urupapuro rwanjye nibuze kurutanga amasaha ataragera. Umwarimu arangije amubaza ati none se ubundi ibintu byose uri gusubiza aho ngaho uri kubikura mu mutwe wawe? Umukobwa ati cyane rwose ibintu ndi gusubiza aha ngaha ni ibyo watwigishije, nese urakeka hari ahandi naba ndi kubikura? Umwarimu ubanza yaratunguye rwose, ubanza umukobwa ibintu ari gusubiza hano bishishikaje. Mwarimu yaramubwiye ati okay, ati wowe fata igihe cyawe rwose usubize upfa kudakopera. Umukobwa arangije aravuga ati se urabona nakopera hehe? Ati rwose nta hantu na hamwe mfite ho gukoperera, ngira ngo urabibona yuko n'iki gitabo ndi gukoreraho kidahuye n'isomo ndimo gukora. Umwarimu yaravuze ati rwose wa mukobwa yenda kwishimiye uburyo rwose ibintu byawe uri kubikorera ku gihe, ndetse wumva yuko utagomba no gutanga urupapuro igihe utararangiza kandi amasaha atarashyika. Ati rwose ibyo bintu birakwiye pe. Barakwereka umwarimu wuko abandi yabateze amafaranga, ngira ngo uyu Mariya niwe wari usigaye nawe yahise amutega amafaranga hasi aho ngaho. Ese kubera iki uyu mwarimu w'abanyeshuri bose ari kugenda abatambika amafaranga? Barakwereka Mariya nawe akuyeho igitabo cye yarebyemo hasi abona harimo amafaranga ndetse atari make. Umukobwa yatangiye kwibaza ati se kandi aya mafaranga avuye hehe? Urebe bagenzi be bakopeye ndetse banasoje bo bavuye mu kizamini kare. Umukobwa yaribaje ati se aya mafaranga yaba ari aya mwarimu? Ati cyangwa yaba ari umwe mu bana twigana. Barakwereka umwarimu yaje guhengereza aha ngaha arebe nibura uyu mukobwa utagerageje gukopera ndetse watwaye utuntu twe ku murongo niba we ari buze kuba yagira ubwenge bwo kubaza ati se aya mafaranga nta yandi. Gusa barakwereka umukobwa uri aha nawe yahise yabika. Mwarimu wabo arangije ahita azunguza umutwe, muri make bigaragaza yuko ibintu rwose yashakaga kureba asanze abanyeshuri bose aha ngaha bari kumwe. Twigarukira hano mu ishuri rwose abanyeshuri bari baraha bagarutse mu ishuri bari kuvuga ati ariko ubundi wabonye uburyo kiriya kizamini cyari cyoroshye kandi yuko bose uko bari abakopeye. Barakwereka wa mugenzi wa Mariya yaje kumwishungura avuga ati harya wagakobwa wewe wari wavuze ngo urakora ibyawe bituma uraza mwarimu mu ishuri ngo uri gukora ibyawe? Ati dore ngo uyu nguyu ntago azakopera da. Abanyeshuri bigana na Mariya hano batangiye kumunyuzura ndetse bamuseka bavuga ati se shaho urakeka uzakora ibyo ukuye mu mutwe wawe kugeza ryari? Atarega hano ujye umenya yuko turi muri university. Barakwereka umwarimu wabo yarinje arangije avuga ati se mwebwe murakeka muri mu biki? Ati ntago mwagakwiye kuba muri kwitwara kuri mugenzi wanyu gutyo. Ati se ubundi mwari mwabona impapuro zanyu ngo mumenye mwese amanota mwabonye mbere yuko mwitwara gutyo? Abari aha ngaha ariko nanone bifitiye icyizere cyane bavuga ati nta kabuza n'ubundi twabyujuje. Ati ntago twaba twakopeye ngo tubure kubyuzuza. Mwarimu hano yarabanje arababwira ati ngira ngo murabizi yuko iki cyari ikizamini cya nyuma. Ati ikindi kandi dufite umwanya w'akazi umwe wenyine. Ati niyo mpamvu rero kuri iki kizamini twabahaye, ati umuntu umwe wenyine wagitsinze ari we uri buze kubona akazi. Ati abandi rwose muraza kugraduatinga bisanzwe. Ati mugende mujye kuba mu buzima bwo hanze. Bigaragara yuko aba banyeshuri bagiye gusoza kwiga ndetse ariko nanone uri buze gutsinda muri iri shuri ari buze kuba yahita abona akazi hano muri iyi kaminuza. Barakwereka umwarimu wabo rwose hano yatangiye kubabwira ati ariko nanone mbere yo kugira ikintu mvuga, ati ngira ngo murabizi mwese ko buri wese hari amafaranga yigeze kubona. Barakwereka bose hano batangiye kwikanga. Ubanza rwose bigaragara yuko mwarimu wabo yari yabateze ari nk'agakino ari kubakina. Arangije avuga ati none kuki mwese buri wese amafaranga yabonye atigeze ayatanga? Umukobwa uri aha ngaha arangije avuga ati ariko se mwarimu ibintu uri kuvuga ni ibiki? Ati ko twe tuzi yuko ugiye kuduha amanota y'ibizamini twakoze, iby'amafaranga kandi bijemo bite? Hano rwose buri munyeshuri azi ko ku giti cye we yitoraguye amafaranga cyangwa se yatoraguye amafaranga mwarimu wabo yataye, ntago bazi ko buri wese mwarimu yagiye amutega amafaranga. Ari hando uri hano arangije abaza ati none se iby'amanota yacu byo bimeze bite? Mwarimu wabo arababwira atariga mwese mwujuje. Ati se urumva mwari kubuzwa n'iki kuzuza ko muri abanyeshuri beza batajya banakopera? Ubwo mwarimu wabo arimo kubacyurira avuga ati murabizi yuko rwose ibintu mwiga ntago mwakabaye mukopera pe. Ati mwakabaye mukora ibintu bibarimo cyane yuko nigeze mbigisha nabi. Ati rero ntago ndi bubarenganyirize kuba mwakopeye. Ati ndetse n'amanota mwabonye nayanyu mwese ndibuze kuyabaha. Umukobwa uri aha ngaha mugenzi wa Mariya yarangije avuga ati none se niho rwose amanota ari ayacu kubera iki utari kuyaduha ahubwo ukabanza kurenzaho ibyo ngibyo byose? Umwarimu hano yaramubwiye ati wa mukobwa yitwara ibintu gakeya.
ati rero kugira ngo buri wese muhe amanota ye cyangwa se kugira buri wese muhe ibipapuro bigaragaza amanota yabonye, ati mwese mubanze muzane amafaranga mwatwaye hano, ati ndetse buri wese arasabwa kuba yazana amafaranga afite hano. Umusore umwe wayafashe bwa mbere rwose yahise avuga ati sike, ati rwose ibintu byose bibaye umwanda, gusa sinzi niba mu banyeshuri bari aha ngaha habuze uwayakoresheje. Mwarimu wabo arangije avuga ati rwose ikizamini mwakoze aha ngaha ntabwo cyari iki ngiki cyo kwandika, cyane ko mwese mwagitsinze. Umukobwa uraharangije avuga ati ko mwarimu ngiye ibintu uri kuvuga ntabwo ndimo kukumva neza, ati wa gakobwa bibanza uceceke unyumve, ati ikizamini kiri aha ngaha ati cyari kirenze ibyo mwiga mu buzima busanzwe, ati se urumva ari gute wahabwa akazi ahantu ukaba umuyobozi wifitemo uburyarya muri wowe ndetse n'ubugugu. Ati niyo mpamvu rero nabahaye ikizamini cyo kubagerageza ngo ndebe muri mwe ninde uri buze gufata amafaranga nabashe kuyatanga, naho ubundi iki kizamini nabahaye cyo kwandika cyari nk'icyo gushyiraho gusa kugira ngo mugire ngo muri gukora ikizamini, atari ko ikizamini cya nyacyo cyari icyo cy'amafaranga nabahaye kugira ngo ndebe ngo ninde uri buze kubaza cyangwa se ngarangishe. Barakwereka abari aha ngaha rwose bumvishe basebye ndetse batangira kugarura amafaranga bavuga ati umwarimu w'umusazi gusa urebe. Ndetse akenshi ni izi mpamvu usanga abanyeshuri benshi badakunda abarimu babo. Abasore bari aha ngaha basohotse basebye rwose bareba kuri lisiti bari bariho bavuga ati ayaya, ati neza ibintu byose biturangiriyeho, ati ubundi aka kazi kari akacu. Umukobwa uri aha ngaha arangije avuga ati se ubundi mwarimu urakeka icyo kizamini cyawe cy'amafuti ari nde wari kuza kugitsinda, ati urakeka ari nde wari kugusubiza amafaranga. Kumbe barakwereka mwarimu hano abanyeshuri bose bamusubije amafaranga, habuzemo n'umwe rwose wari wayatanze. Gusa barakwereka Mariya uri aha ngaha we ntabwo yayatanze cyangwa se ngo asohokane n'abandi. Mwarimu we yahise aza kumureba arangije aramubaza ati Mariya, ati rwose iki kizamini nabahaye urakibona ute? Ati nibura aha ngaha ntabwo hari kuzamo gukopera nk'ibisanzwe. Kumbe barakwereka Mariya nubwo twabonye amafaranga ayabika mu ibaga ye yahise ajya kureba mwarimu wabo kugira ngo amubaze niba ari we waba wataye ariya mafaranga. Barakwereka hano rwose umukobwa yahise aza arangije arabaza ati mwarimu, ati rwose mu kanya umvuye iruhande, ati none dore mise mbona aya mafaranga menshi, ati kandi ndabizi yuko mu banyeshuri twari turi kumwe mu ishuri, ati rwose muri bo ntawe wari ufite aya mafaranga, ati ariko nayo mvuze ngo mbanze mubaze, ati rwose numakanyira nabo ngiye kubabaza. Mwarimu we arangije amubwira ati wa mukobwa rwose ati uri umuhanga, ati ndetse uri n'umwizerwa umuntu yakwizera pe. Umukobwa arangije avuga ati rero ngewe reka ngende rwose, ati nari nifitiye ibintu byinshi byo gukora, ati ariko ubutaha uzajya wicunga rwose utazajya uta amafaranga yawe muri ubwo buryo kubera yuko ntabwo ari buri umwe wese uzayakugarurira. Umukobwa ni inama yahaye mwarimu we, icyo atarazi ni uko aricyo kizamini mwarimu wabo rwose hano yari yabahaye. Umwarimu hano yahise avuga ati nibura noneho mbonye umuntu nakizera, ati ndetse mbonye n'umuntu utsinze ikizamini. Mwarimu wa Mariya yahise amubwira ati wa mukobwa we, ati ndabizi neza yuko ibintu ukoze ati biri buze kukubyarira ikintu cyiza cyangwa se bizakubyarira ikintu cyiza mu gihe kiri imbere. Umukobwa hano yahise ashimira mwarimu we arangije ahita amusezeraho ngo yigendere. Umwarimu hano rwose yari azi ko yabuzemo umwana n'umwe w'umwizerwa, biba bigoye ku buryo wata amafaranga hakagira umuntu yatoragura ngo aze arangishe abaza ati aya mafaranga ni ayandi. Umwarimu yatangiye amubwira ati wa mukobwa we, ati rwose nari mbizi yuko ibizamini byose nabaha, ati n'ubundi batabura ubundi bwenge bakoresha kugira ngo batsinde, ati ndetse nubwo nakekaga yuko muri mwe mwese nk'abanyeshuri hari buze kuvamo umuntu umwe agatsinda ikizamini nk'iki nabahaye, ati nari mbizi yuko iki kizamini kigoye, ati rero kuva ari wowe ugitsinze rwose ati n'akazi urakabonye, ati cyane yuko bihuriranye nuko ari we wari umuhanga wakoraga ibintu byawe ndetse utarebye ku ruhande. Umukobwa arangije avuga ati ntago ari ibi ngibi nari niteze, ati ntago nari nzi yuko aricyo kizamini turi gukora, ati ndetse ubwo bivuze yuko rwose iyo nza kwibeshya gato amafaranga nkayatahana ibyanjye byari kuba bindangiriyeho. Umwarimu uri aha ngaha arangije amubwira ati ikizima nuko utayatahanye kandi ufite uwo mutima mwiza muri wowe, ati ikindi kandi aya mafaranga kuri ubu ngubu rwose nayawe, ati ndabizi yuko iwanyu ibintu bitifashe neza, ati yatware uze kuyakoresha. Ndetse hano umwarimu yahise anamuha amafaranga aho babandi bose basabwe kuba amafaranga bayasubiza. Arangije amubwira ati wa mukobwa uwo mutima uzawuhorane, ati ndetse na hano tugiye kuguha akazi rwose uzatubere inyangamugayo. Arakwereka umukobwa umutima we mwiza birangiye utumye yibonera akazi mu buryo atateganyaga
mu gihe we yatekerezaga yuko ibizamini bari gukora hano ari byo biri buze kuba byamufasha mu kubona akazi, naho ikizamini mwarimu wabo yari yabahaye cyari iki ngiki cyo kubaterera amafaranga. Nahangaha filime yacu y'uyu munsi irangiriye. Reba neza ko wakanze subscribe ndetse ushyire n'igitekerezo cyawe aho ngaho muri comment.